Nshuti muvandimwe, nongeye kugusuhuza cyane mu izina rya Yesu. Imana iduhane umugisha. Nongeye kunezerwa n'iyi gahunda turimo, ubwo tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Ndagira ngo nongere murarike, hari abo twatangiranye bakurikiye ibyigisho byabanje, hari nawe ugiye kugira umugisha wo kwigana nanjye ijambo ry'Imana muri aka kanya. Nongera kukwibutsa kugira ngo niba utarakora subscribe, ugende ukande kuri ako kantu gatukura, ukore subscribe kugira ngo ibyigisho bizakurikiraho bitazagucika, ahubwo tujye twigana ijambo ry'Imana wamenyeshejwe yuko hari icyigisho ugejejweho nanjye Meretsimana Etienne. Ni muri ubwo buryo rero nongera kurarikira wowe mupapa uri ahangaha, umudamu uri ahangaha, abasore, inkumi, abana batoya, kugira ngo iri jambo tugiye kwigana muryiteho kandi murihe agaciro, kuko harimo umuburo ukomeye cyane. Ni muri ubwo buryo mbararikira kugira ngo icyigisho cy'uyu munsi tugitege amatwi. Ni icyigisho cyiza cyane gifite umutwe uvuga ngo imidugudu y'ubuhungiro. Reka dusenge. Uruwera, uri Imana waremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko n'ibirimo byose. Waravugaga bikaba, wategeka bigakomera, kandi na n'uyu munsi ntiwigeze uhinduka. Ni muri ubwo buryo rero nongeye kwizera nashidikanya yuko uyu mwanya mwiza uduteguriye kugira ngo twigane ijambo ryawe. Twizeye tudashidikanya yuko uri kumwe natwe. Reka ukomeze kubana natwe ubwo dutangiye iki cyigisho, kandi uzaduhe no kugisoza, uze kuduha kugisoza amahoro, kandi amagambo ari buvugirwemo uduhe kwakira Kristo umwami ndetse n'umukiza wacu, kuko ari hafi kugaruka. Uzaduhe kwibanira mu bwami bwawe, ni mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Nk'uko ntangiye mbibabwira, icyigisho cy'uyu munsi gifite umutwe uvuga ngo imidugudu y'ubuhungiro. Reka tubanze dusome amagambo ari mu gitabo cya Yosuwa igice cyawo cya 20, ndahera ku murongo wa mbere ngeze ku murongo wa 9. Haranditse ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo imidugudu y'ubuhungiro. Uwiteka abwira Yosuwa ati, bwira Abayisiraheli tumwitoranyirize imidugudu y'ubuhungiro, iyo nabategekeshereje ururimi rwa Mose, kugira ngo gatozi wishe umuntu wese atabyitumye cyangwa atabizi ayihungiremo, kandi izajye ibabera ubuhungiro bwo guhunga umuhozi. Gatozi ahungire muri umwe muri iyo midugudu, azahagarare ku irembo ry'uwo mudugudu yisobanurire abatware bawo, nabo bazahereko bamwinjiza mu mudugudu, bamuhe aho aba. Kandi umuhozi namukurikirayo ntibazamumuhe gatozi ngo amuhore, kuko yishe mugenzi we atabyitumye, adasanzwe ari umwanzi we. Nuko azagume muri uwo mudugudu kugeza ubwo azahagarara imbere y'iteraniro gucirwa urubanza nabo, ukageza n'igihe umutambyi mukuru yasanze mu butambyi azapfira. Maze gatozi azahereko agaruke iwabo mu rugo rwe mu mudugudu yahozemo. Umurongo wa 7 ngo, nuko bitoraniriza i Kadeshi y'i Galilaya mu gihugu cy'imisozi y'i Bunafutali, n'i Shekemu mu gihugu cy'imisozi y'i Bwefurayimu, n'i Kiriyataruba ariyo Heburoni mu gihugu cy'imisozi y'i Buyuda, kandi hakurya ya Yorodani iburasirazuba bw'i Yeriko batoranya i Beseri mu butayu bwo mu bwitwa h'umuryango w'Abarubeni, n'i Ramoti y'i Galiyadi h'umuryango w'Abagadi, n'i Gorani y'i Bashani h'umuryango w'Abamanase. Iyo niyo midugudu yakubitiwe Abayisiraheli bose n'umunyamahanga wese ubasuhukiyemo, kugira ngo uwishe umuntu wese atabyitumye ahungireyo, ye kwicwa n'umuhozi, kugeza ubwo azahagarara imbere y'iteraniro. Ndagira ngo twongere twibukiranye ku rukundo rw'Imana
tureba neza amagambo ari mu itangiriro. Iyo turebye itangiriro igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 26, bagenda batwereka uburyo Imana yaremye mu minsi 6 yose, ko yaravugaga ibintu bikaba, ariko igeze ku muntu imaze kurema inyamaswa zo mu gasozi, ibikurura inda, ibiguruka mu kirere, ku munsi wa 6 ngo irema umuntu. Ariko mu kurema umuntu byari bitandukanye, kuko ntabwo yigeze ivuga, ahubwo yaciye bugufi ibumbabumba umuntu, irangije imuhumekeramo umwuka w'ubugingo kugira ngo umuntu abe icyaremwe ikitse. Ni muri ubwo buryo rero nongera kwibutsa abantu yuko na mbere yuko umuntu acumura, Imana yari yarabibonye maze iteganya uburyo azacungurwa itanze umwana wayo Kristo Yesu. Urwo ni urukundo ruhebuje Imana yakomeje gukunda umunyabyaha. Kubw'ibyo rero ngira ngo mbibutse yuko aya magambo dusomye afite umutwe uvuga ngo imidugudu y'ubuhungiro. Bitewe n'urukundo Imana yakomeje gukunda umuntu, yari yarashyizeho imidugudu y'ubuhungiro 6 kugira ngo umuntu wishe umuntu atabyitumye, atabigambiriye, uyu gatozi ataza guhura n'umuhozi bityo agahora, ahubwo kugira ngo gatozi abone ubuhungiro muri iyo midugudu y'ubuhungiro. Ni muri ubwo buryo ndagira ngo mbanze nibande ku ngingo 3 zatumaga iyi midugudu y'ubuhungiro igomba kubaho. Ikintu cya mbere cyo ni iki: nimuza kwiga neza iki gice, byerekana yuko ijambo ry'Imana rikomeza kutwereka yuko ubugingo bw'umuntu butangwa n'Imana yonyine, bwagombaga kurindwa kumara amaji, bityo ntawagombaga kuvutsa mugenzi we ubuzima amena amaraso ye. Iyo ni ingingo ya mbere turaza gusanga muri iki cyigisho. Ikintu cya kabiri, Imana yari yarategetse Abayisiraheli cyane ko bagombaga kwambuka Yorodani bagera mu gihugu cy'i Kanani. Icyo gihugu cyagombaga kubabera igihugu cy'amata n'ubuki nk'uko bari barabisezeranye, kandi koko bari baragezeyo bibonera ibyiza by'iki gihugu. Ndagira ngo mbabwire yuko kubw'ibyo bari barabwiwe amagambo avuga ko igihugu kigomba kurindwa gukomeye, kuko kumeneka kw'amaraso y'umuntu byagombaga kuzanira umuvumo ukomeye igihugu. Bityo rero ikintu cya gatatu, Imana yari yarashimye yuko muri icyo gihe uwica umuntu cyangwa se uvusha amaraso nawe azahorerwa kwicwa. Ariko kubw'urukundo rwayo yongera kwibuka yuko ahari hari ubasha kwica mugenzi we ariko atabigambiriye, atari urwango amufitiye, atabyitumye, ariko iteganya ubuhungiro muri iyo midugudu y'ubuhungiro uko ari imidugudu 6. Ngira ngo muzabona ko yari imidugudu yubatse mu buryo buri sisitemu neza, ku buryo buri muntu wese yagombaga kugera aho hantu bitamuruhije, kuko byasabaga ko mu rugendo rungana n'urugendo rw'igice cy'umunsi, buri muntu wese yagombaga aho aturutse mu byerekezo bitandukanye yageze muri uwo mudugudu. Ndagira ngo nongere mbabwire ko iyi midugudu y'ubuhungiro yagombaga guhora iharuwe iteka ryose. Inzira zerekeza muri iyo midugudu y'ubuhungiro zagombaga kuba ziharuye kandi zikikijwe n'ibyapa byanditseho ngo ubuhungiro, kugira ngo gatozi wishe umuntu atabyitumye atazayoba inzira igana muri iyo midugudu, ahubwo nabona inzira ziharuye, nabona ibyapa, ubundi bimwerekeze aho agomba kugenza gute guhungira. Ndagira ngo mbabwire yuko uyu muntu wagombaga guhunga hari uburyo ki yagombaga kwitwara butandukanye n'uko abantu bakabaye se babitekereza. Ndagira ngo munyemerere nsome amagambo ari muri iki gitabo. Ni igitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi. Ndasoma kuri paje ya 249. Turebe ese iyi midugudu y'ubuhungiro yariho muri kiriya gihe, ese ubu ngubu ishushanya iki? Ese aho ngaho ibyo byaba bivuze iki? Ndagira ngo mbibutse yuko umuntu wahungiraga muri iyi midugudu y'ubuhungiro ni umuntu wabaga yaguye mu cyaha cyangwa se mu ikosa ryo kwica mugenzi we ariko atabigambiriye, atabyitumye, atari urwango yari amufitiye. Nimuza kuza kureba mu gitabo
cyo kubara mu gice cyaho cya 35 uhereye ku murongo wa 9, muzasoma amagambo mumanutse aho berekana ubumwe mu buryo umuntu yagombaga kwicamo mugenzi we, bityo bigatuma abasha guhabwa ubuhungiro. Urugero rumwe batanze, baravuze ngo niba hari umuntu uri ahantu bityo agatembagaza amabuye ku musozi, ibuye rikaza kugwa kuri mugenzi we ariko atarazi ko ari aho hantu, iryo buye rikamwica. Uyu gatozi yishe umuntu atabyitumye, bityo yagombaga kwihutira kujya mu mudugudu w'ubuhungiro kugira ngo umuhozi ataza kumusanga akamwica. Urundi rugero batanze, bavuzemo ko niba abantu ari babiri, abagabo babiri bagiye gutema ibiti mu ishyamba, barangiza umwe indyabiti cyangwa ishoka igakuka ikagwa kuri mugenzi we, uyu muntu napfa nimugwaho akabura ubuzima, ntabwo ari uko ari urwango yari amufitiye, si uko yari yabigambiriye, ntabwo yabanguye iyo ndyabiti cyangwa se iyo shoka ngo ayimukubite kubw'urwango, ahubwo yishe umuntu atabigambiriye. Kubw'ibyo rero, ku bwa ya ngingo twabonye yuko Imana yari yarashimye ko muri icyo gihe abantu amaraso y'umuntu ahorerwa n'umuntu wishe undi nawe akicwa, ariko uyu muntu wagize ibyago akica mugenzi we atabigambiriye, yagombaga kwihutira guhungira muri iyo midugudu y'ubuhungiro muri umwe muri bo. Ngira ngo mbabwire rero, ibyo ngibyo bishushanya iki muri iyi minsi yacu? Igitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, paji 249, hari amagambo atubwira ngo iyi midugudu y'ubuhungiro ari ikimenyetso cy'ubuhungiro bwateganirijwe muri Kristo. Uyu munsi ntabwo tugifite imidugudu ahari se wenda nk'iyo yepfo iyo ngiyo za Muhavu na Butembo n'ahandi n'indi midugudu nabashije kurondora, ngo ubwo umuntu abasha kwiba atari bimwe by'abantu bazagenda umuntu akajya gukora ahantu ngo nuko ari kure y'iwabo, yarangiza agatera ibintu by'abandi akabyiba, yarangiza ati ndihutira kujya guhungira epfo batanze, aho batari bubashe kumenya. Ndagira ngo mbabwire yuko niba hahandi n'ubundi umuhozi, uyu munsi dufite umuhozi ukomeye, ni umwanzi gica ariwe Satani. Icyo ahiga nta kindi, arahiga ubugingo bw'abantu kugira ngo abatsinde mu byaha, bityo babura ubugingo. Niyo mpamvu rero iyi midugudu y'ubuhungiro ngo yari ikimenyetso cy'ubuhungiro bwateganijwe muri Kristo, ngo uwo mukiza ku bw'amaraso ye bwite yahaye abagomera amategeko y'Imana uburuhukiro nyakuri. Ni ukuvuga ngo ku bwa ya maraso yamennye ku musaraba i Karuvari, yari ahaye abagomera amategeko y'Imana. Uyu munsi umuntu wishe umuntu atabyitumye ukomeye, burya ni umuntu wakoze icyaha, kandi icyaha kiragenda kikamunga ubugingo bw'umuntu ku buryo kigeza umuntu muri Gehinomu. Kubw'ibyo rero abantu bakwiriye gutera intambwe bakihutira kuruhukira mu midugudu y'ubuhungiro dufite uyu munsi, ni Kristo. Kandi bakomeje bavuga hano ngo nta bubasha na bumwe bushobora kuvunura mu maboko ye abantu bamusanga bamusaba kubabarirwa. Uwo yahungiye mu mudugudu uwo wahungiye mu mudugudu w'ubuhungiro ntiyagombaga gutindiganya. Nta gihe cyo gusezera ku bakunzi, umunaniro wabaga wibagiranye ingorane zindi atakizitayeho. Umva, ndagira ngo mbabwire yuko iyi mpunzi bakomeje bavuga ngo ntabwo yoroshyaga intambwe keretse imaze kwinjira muri uwo mudugudu. Ariko uyu munsi dufite Kristo nk'umudugudu w'ubuhungiro, ariko abantu urebye uburyo batabasha gutera intambwe ngo begere Kristo, kandi nawe agomba kutwegera. Ni isezerano yari adusezeraniye, ahubwo ubunebwe, kugenda gake, ndetse bakomeje bavuga ngo kuzarira no guhinyura byashoboraga kubuza ya mpunzi ya mahirwe rukumbi yabaga agize yo gukiza ubugingo bwe. Ngo niko rero no gukererwa no kubasimba ikango bishobora gutuma habaho kurimbuka k'ubugingo. Nagira ngo mbabwire yuko uyu ni umuburo ukomeye cyane. Uko ukomeza gutinda mu byaha, uko ukomeza gukererwa, ahari se wumva ejo bizarushaho kuba bigenda neza. Narabwiye ngo hari korali yaririmbye ngo don't say tomorrow, ejo
hahora ari ejo, witekereza ku by'ejo, kuko burya uyu munsi ntabwo uzi igihe usigaje kuri iyi si. Ahari se wenda ushobora no gusanga umunsi wawe ari uyu munsi. Erega ni byinshi bigenda biduhiga, nubwo Kristo aba adufatiye yombi kugira ngo aturinde umwanzi, ariko hari n'igihe biba. Ariko ndagira ngo mubwire yuko bakomeje bavuga ngo Satani wa mwanzi ruharwa yoga runona umuntu wese wica amategeko y'Imana, wa wundi udashishikarira gushaka ubwugamo mu buhungiro bw'iteka azahinduka umuhigo w'umurimbuzi. Imbohe yasohokaga ikarenga urugabano rw'umudugudu, ntibihagije ko imbohe yasohokaga ikarenga urugabano rw'umudugudu w'ubuhungiro yahorwaga n'uhorera amaraso y'uwapfuye. ngo niko bimeze, ntibihagije ko umunyabyaha yizera kubabarirwa ibyaha muri Kristo, akwiriye kubwo kwizera no kumvira kuba muri we. Abantu bagomba kuguma muri Kristo. Ndagira ngo mbabwire yuko aya magambo atwereka neza yuko umuntu wagiraga amahirwe yo gukandagira mu mudugudu w'ubuhungiro, yarangiza akaza kugira ubwenge buke, akaza gutera intambwe akarenga imbibi cyangwa se ingabano z'umudugudu w'ubuhungiro, agasohoka muri uwo mudugudu w'ubuhungiro. Iyo yahuraga n'umuhozi wabaga uri guhorera amaraso y'uwishwe, uyu muntu yarahorerwaga akicwa, kandi yabaga azize kutita kuhana ari no kuha agaciro ngo akomeze agume mu buhungiro. Uyu muntu yemererwaga gusohoka muri uwo mudugudu w'ubuhungiro igihe kimwe gusa, ubwo umutambyi yabaga yarasanze ari mu butambyi, umutambyi mukuru yabaga apfuye, nibwo umuntu yasubizwaga mu buzima busanzwe. Ndagira ngo mbabwire iki yuko uyu munsi umutambyi mukuru dufite ni Kristo Yesu, kandi ndagira ngo mbabwire ko yapfuye rimwe, ntabwo azigera yongera gupfa. Kubw'ibyo rero, wowe wagize amahirwe yo gutera ikirenge cyawe ugakandagira mu mudugudu w'ubuhungiro, kuri bamwe bagize uwo mugisha, umva, musabwa kuguma aho hantu, musabwa kuguma muri Kristo kugeza iteka n'iteka, kuko umutambyi wacu atagipfa, nitwemererwa gusohoka muri uwo mudugudu w'ubuhungiro ngo bityo tujye hanze yawo. Ikindi kintu ngira ngo nivugireho, wowe ukiri hanze umenye yuko uyu munsi Gatozi arimo arashushanya umuntu uri mu byaha, urimo wica amategeko y'Imana, kandi agomba guhungira muri Kristo, kuko igihe cyose umuhozi ruharwa dufite ni Satani, nakugwa gitumo agahitana ubugingo bwawe, icyo gihe uzaba uzize yuko utumvisha umuburo, bityo ngutere ikirenge mu cya Kristo. Ndagira ngo babwire ikintu kimwe kandi cyabayeho, ahari se wenda mwe mumurikiye, hari abashobora kuba bazi iby'aba bagabo babiri ngiye kubabwira. Bari abagabo b'abizera b'itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi, ndetse bari n'abadiyakoni, ariko navuga ngo bari baragize umugisha wo gukandagiza ikirenge mu mudugudu w'ubuhungiro, ari wo Kristo uyu munsi. Ariko kubwo kutaguma mu mudugudu w'ubuhungiro, baragiye umunsi umwe bajya ngo ari ku munsi w'isabato, ngo bajya bafata igare bajya kwinywera inzoga ndetse no kwirira akabenzi, bafashe igare ngo bajye kure aho batabasha kubabona. Ariko nagira ngo mbabwire, ntabwo icyo twihisha ari amaso y'abantu, ahubwo ngira ngo ijisho rya Kristo riba ritureba. Abantu baragiye umugambi wabo ugerwaho, ariko mu gutaha umuhozi umwanzi Satani yari yabubikiriye, kuko batashye bose bageze muri kaburimbo, rya gare ribakubita muri kaburimbo, bityo baramenagurika ndetse bikomeye cyane, bityo ubuzima bwabo burangiye nabi. Nyamara bari baragize amahirwe yo kuba baramenye ukuri no kukugenderamo. Ariko nk'uko uyu Gatozi iyo yabaga asohotse mu mudugudu w'ubuhungiro, nta bundi burinzi yabaga afite, yabaga yishyize mu maboko y'umuhozi, yamubonaga yagombaga kumutsinda aho ngaho.
ndagira ngo rero mbashishikarize ngana ku musozo, ndagira ngo nsoreze ku isomo rimwe riboneka mu rwa mbere rw'Abakorino, ni igice cyaho cya 11, isomo nsorezaho iki cyigisho cyacu kitubwira ngo imidugudu y'ubuhungiro. Mbibutse ko iyi ni part 1, ni igice cya mbere, tuzakurikirana part 2 cyangwa se igice cya kabiri, murahitira ngo nacyo uzaharanire kutazacikwa n'ayo magambo. Ndagira ngo ni amagambo mbabwira asoza ari mu rwa mbere rw'Abakorino, ni igice cyaho cya 11 ku murongo waho wa mbere. Ni amagambo benshi muzi, nakabaye ntanavuga mu mutwe kuko benshi murayazi. Ku murongo wa 10 wa mbere y'igice cya 11 hari umutwe w'amagambo uvuga ngo uko abizera bakwiriye kwifata bari mu materaniro. Pawulo yavuze aya magambo atangiza amagambo avuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nyigera mu cya Kristo. Ndagira ngo mbabwire yuko Pawulo yararikiraga abantu kugira ngo bagere ikirenge mu cye, ariko ntiyababwiraga gutera ikirenge aho icya Pawulo kiri, ahubwo yarabatungiraga urutoki ababwira ngo aho mu cya Kristo niho nanjye nageze ikirenge cyanjye, aho ngaho niho namwe mbasabye kugira ngo mugere ikirenge cyanyu. Bityo rero uyu munsi umudugudu w'ubuhungiro dufite ni Kristo wenyine. Ndagira ngo mbisabire kugira ngo mutere intambwe mugere ikirenge mu cy'abakurambere bacu. Hari intwari dufite twibuka, hari abantu tugomba kwigiraho, abo ngabo tugatera intambwe nk'iyabo, tugatera ikirenge mu cyabo nk'uko Pawulo yabivuze, ariko tutarebeye ku batubanjirije, ahubwo urugero dufite rumwe rukumbi ni Kristo Yesu. Kuko Pawulo yavugaga amagambo avuga ngo dore aho ikirenge cyanjye kiri no mu cya Kristo. Bityo rero kandi ikindi tumenye ko yavuze amagambo avuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nyigera. Ntabwo yavuze ngo nk'uko nanjye nakigeze, ahubwo bivuga ngo mu buzima bwacu bwa buri munsi, imibereho yacu ya buri munsi, tuba tugomba gutera intambwe tukagera ikirenge mu cya Kristo, kuko aribwo tuzaba twizeye tudashidikanya ko turi mu mudugudu w'ubuhungiro. Nshuti muvandimwe, ndagira ngo mbe nsoreje ahangaha, ariko murarikira kugira ngo Kristo ateze amaboko, arambuye ibiganza yiteguye kwakira buri wese umuhungiraho, kandi ntazagusubiza inyuma. Tera intambwe maze umwemerere, maze ucishwe bugufi, dutabaze ijuru ritubashishe mu izina rya Yesu guhunga, bityo tukajya mu mudugudu w'ubuhungiro ariwo Kristo Yesu. Nibyo nagusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Reka nongera nibutsa yuko mbere yuko dusenga tuzakurikira iki cyigisho igice cyacyo cya kabiri, usaba ngo kugira ngo utazacikwa ubanze ukore subscribe wanditse amazina yanjye, ugiye kuri YouTube yawe ukandikamo Neretsimana Etienne, bityo tugire umugisha wo kujya twigana ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Uri Imana, turagushimye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Waturenze kandi wabanye natwe ubwo twigaga ijambo ryawe. Ntabwo umwana w'umuntu afite ububasha bwo kuvuga ndetse n'ubwo guhindura, ariko wowe utanga byose, uzi icyo ubwoko bwawe bukeneye. Reka ari wowe ugenda uhindura imitima yabo, kandi ari njye uvuze iri jambo, ari uyu musore uryumvishe, ari uyu mukobwa, ari abana bato, ari ababyeyi bari ahangaha bumvira ijambo, icyo tukwifuza ni ukugira ngo uduhe kumenya yuko hari umwanzi uduhiga, kandi twibuke urukundo rwawe yuko waduteganirije imidugudu y'ubuhungiro. Dufite Kristo w'ubuhungiro bwacu. Reka dutere ikirenge aho icya Pawulo cyari kiri, maze natwe twibere mu mudugudu w'ubuhungiro, kandi uturinde gusohokamo, twiberemo kugeza ubwo umutambyi wacu mukuru azahaguruka ku ntebe y'ubutambyi, bityo adutakaho amakamba, aduhamagara ati muze abo data yahaye umugisha. Reka mu izina rya Yesu nsabe ngo ukomeze kubana natwe, ukomeze kutuba hafi, kandi utere umwete imitima yacu kugira ngo turusheho kukumvira. Ikiruta ibyo byose nasabye ngo ubugingo bwacu ubwakire, amazina yacu abe mu gitabo cy'ubugingo. Ni mu izina rya Yesu mbisabye, amen.